Nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, twagarutse mu kiganiro cyacu aho turi kwiga imisoro yo mu Rwanda. Nanone muri kumwe na Horike ku musoro wa TVA cyangwa se umusoro wa VAT. VAT bivuze iki? Bivuze Value Added Tax. Reka rero turebe uyu musoro. Nkuko mwabibonye ejo twari twize ubundi bwoko bw'umusoro, umusoro ku nyungu y'umuntu ku giti cye PIT, n'umusoro ku nyungu kuri company cyangwa ku mashyirahamwe, ku masosiyete ariwo witwa CIT. Uyu munsi rero tugiye kwiga VAT cyangwa se TVA mu gifaransa. VAT ni mu cyongereza Value Added Tax. Value Added Tax ni umusoro ku nyongeragaciro, ni umusoro wishyurirwa ku gaciro kiyongereye ku gicuruzwa cyangwa kuri serivisi igihe bigurishijwe, ugatangwa n'umucuruzi wanditse muri VAT, ariko uwishyura mu by'ukuri akaba ari umuguzi wa nyuma. Uyu musoro utangwa n'umucuruzi, ariko umucuruzi ntabwo ari we uba wawishyuye, ahubwo wishyurwa n'umuguzi wa nyuma ku gicuruzwa, ariko ukakirwa n'umucuruzi akaba ari nawo uha Rwanda Revenue. Ni ukuvuga ngo icyo umucuruzi akora awakirira Rwanda Revenue, aba ari mu cyimbo cya Rwanda Revenue akazawushyikiriza Rwanda Revenue, ariko ayo mafaranga aba yakiriye ntabwo aba araye, ahubwo aba araye umucuruzi. Iyo ugiye muri Simba Supermarket, ibintu byose uguzeyo buriya biba byiyongereyeho VAT. Biba byiyongereyeho VAT, niyo mpamvu ubona baguha fagitire kandi bakagusaba TIN number. Idafite TIN number bashyiraho nomero ya telefone, ariko ngira n'inama abantu bahahira muri ariya masoko, mujye mwirinda gutanga TIN number zanyu, kuko iyo utanze TIN number ibi bintu bihita bijya muri stock ya company yawe cyangwa se y'ubucuruzi bwawe, kandi ari byo ujyanye mu rugo guhaha. Uguze umukati, uguze inkoko, uguze amata na fanta, ibyo bintu mu by'ukuri ntabwo ugiye kubicuruza, ubijyanye mu rugo. Ntabwo rero uba ukwiriye gutanga TIN number. Iyo utanze TIN number ujye umenya ko bigiye muri stock. Rwanda Revenue ikazategereza ko ubicuruza ugatanga umusoro. So ni ukuvuga rero ibyiza ni ugutanga nomero. Iyo rero uguze ibintu by'igihumbi bahita kuva 18% ugatanga umusoro wa 18%. So umusoro rero uratangwa, usigarana umucuruzi. Twari dutanze urugero rwa Simba Supermarket, ubwo baba basigaranye umusoro wanjye, nuko nyuma y'ukwezi bakaba basabwa kugira gute kutanga. Mu by'ukuri rero umucuruzi ntabwo ari gutanga VAT. VAT itangwa n'umuguzi wa nyuma. Iyo tuvuze umuguzi wa nyuma tuba tuvuze umuntu utagiye gucuruza, ahubwo ubijyanye mu rugo, kuko ibyo gucuruza binyura ahantu henshi. Hari ubikura mu mujyi akabizana muri quartier, uwo muri quartier nawe akabirangura akabijyana mu kabutike, noneho akaza kubaho umuguzi wa nyuma ari we ubijyana mu rugo agiye kurya. So uwo rero niwe wishyura VAT, ariko n'umucuruzi nawe iyo yagiye kurangura nawe yishyura VAT. Ni ukuvuga ngo tuzareba ubwo iyo VAT yo kurangura n'iyo gucuruza aho zitandukanira. Hari icyo bita input na output, turazabireba. Reka turebe urugero rutoya. Nguze igicuruzwa cy'ibihumbi 10 cyongerwaho VAT ya 18%, ubwo VAT ni 1,800. Igiciro cyose kikaba 11,800. Uvuga ngo iyo uguze ikintu cy'ibihumbi 10 wishyura 11,800 kubera ko bagiye 1,800 by'umusoro. Iyo rero 1,800 niyo VAT ugomba gutangwa cyangwa se ugomba kwishyura RRA. Bikenewe rero kugira ngo wandikwe kuri uyu musoro wa VAT. Uyu musoro wa VAT hari bikenewe ugomba kuba wujuje kugira ngo wandikweho. Ibyo bintu ni ibiki rero? Kugira ngo ukore imenyekanisha musoro rya VAT ugomba kuba wanditswe kuri uyu musoro, nicyo cya mbere. Cya kabiri, iyo wagurishije business, iyo wandikishije business muri RDB online,
muzi ko kwandikisha company bikorwa online uciye ku rubuga rwa RDB. ubona minsi rwaravuguruwe ariko biracyakorerwaho kuko mwabonye ko hari serivisi zarwo zashyizwe mu irembo cyangwa se rukaba ruri kugenzurwa n'irembo. So ako kanya rero n'ubundi niho usubira iyo ushaka kwandikisha umusoro wa VAT, usubira muri online ugasaba kwandikwa ku musoro wa VAT cyangwa se ugaca kuri etax.rra.gov.rw. aha naho ubasha kwiyandikisha ubisabye. uraza rero ukaza muri iyi ntuza ya etax, ukaza hano handitse online request, ukahakanda. wamara kuhakirika ako kanya ugahita bifunguka. tukaza hano hasi, ugahita uza hano handitse ngo tax account registration request, ukahakirika. iyo uhakiritse rero bita uza hano banditse ngo register tax type, ukaza guselectinga umusoro hano ukeneye kwandikwaho. imaze rero kuwandikwaho, icyo uba usigaje rero usora ategekwa kwiyandikisha ku musoro wa VAT iyo igicuruzo cye kirengeje miliyoni 20 kugira ngo uwiyandikisheho. nuko igicuruzo cyawe kigomba kuba kirengeje miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'amezi 12 kandi agize gute akurikiranye. numva ni igihe cy'umwaka ariko ni igihe cy'amezi 12 akurikiranye. iyo icyo gihe muri ayo mezi 12 akurikiranye ufite igicuruzo cya miliyoni 20, igicuruzo nicyo bita sales. ubwo ni ukuvuga ngo ufite sales, amafaranga wagiye wakira yose yageze kuri miliyoni 20 mu mezi 12, ako kanya Rwanda Revenue ikohereza ubutumwa bukubwira ko ukwiriye kwiyandikisha umusoro ku nyongeragaciro VAT. cyangwa se iyo ari miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'amezi 3 akurikiranye, ubwo ni igihembwe. icyo gihe nabwo ubusabwa kwita wiyandikisha kuri uyu musoro. ugomba rero kwiyandikisha kuri VAT mu gihe kitarengeje iminsi 7. mu gihe kitarengeje iminsi 7 ubonye iyo message ibarwa uhereye igihe umwaka cyangwa igihembwe byarangiriye. iminsi 7 uhereye igihe igihembwe cyarangiriye cyangwa se umwaka warangiriye, ubusabwa kwita wandikwa cyangwa se wiyandikisha kuri uyu musoro wa VAT igihe wujuje biriya bintu bibiri twavuze, miliyoni 20 mu mwaka cyangwa miliyoni 5 ku gihembwe. icyakora kubera impamvu runaka usora yemerewe kwiyandikisha kuri VAT ku bushake bwe bidasabye ko uba ugejeje kuri kiriya gicuruzo. kuvuga ngo utarageza kuri kiriya gicuruzo cya miliyoni 20 ushobora kwiyandikisha kuri uyu musoro bitewe n'impamvu runaka. murabizi ko ushobora kuba ufite amasoko, ufite ikiraka cyangwa se ufite ikiraka cyo kugemurira amasoko ya leta. ntiwagemura amasoko ya leta udafite VAT. hari na kampani nini zitaguha akazi cyangwa se zitaguha ikiraka udafite VAT, kuko nabo baba bakeneye kuzadekarara ya VAT bakoze kuri purchase. so hari impamvu nyinshi zishobora gutuma waka VAT ku bushake utarageza kuri kiriya gicuruzo bitewe nabo ukorera uburyo babigusabye. inshingano rero zanditswe kuri VAT, asabwa gushyira ahagaragara icyemezo cyo kwiyandikisha ku musoro ku nyongeragaciro kugira ngo abakiriya bakibone. icyo ni icya mbere. gutanga inyemezabuguzi yemewe ya IBM. icyo ni icya kabiri. asabwa gukora imenyekanisha musoro ry'umusoro ku nyongeragaciro buri kwezi cyangwa se buri gihembwe akoresheje amafishi yabigenewe. asabwa kuboneka igihe cyose akenewe n'abakozi b'ikigo cy'imisoro n'amahoro RRA. ukuvuga ngo igihe cyose bagukenereye bashinzwe umusoro wa TVA no kubereka ibitabo by'ibaruramari. igihe cyose bagukenereye aba bakozi baba bagomba kugira gute kukubona. igihe TVA rero imenyekanishwa nyuma y'ukwezi
kurangiye cyangwa nyuma y'igihembwe amezi 3 kirangiye bitewe n'icyiciro cy'usora arimo. Kuvuga ngo umusoro wa TV umenyekanishwa buri kwezi, ni ukuvuga nyuma y'iminsi 15 y'ukwezi ugiye gusorera, cyangwa se nyuma y'igihembwe mu gihe uri mu cyiciro cy'abasora hehe ku gihembwe. Abamenyekanisha rero buri kwezi, usora ufite ibyacurujwe ku mwaka birenga miliyoni 200, uyu muntu agomba kumenyekanisha TVA buri kwezi. Umuntu ufite igicuruzo cyujuje miliyoni 200 ku mwaka ku kwezi, aba agomba kumenyekanisha TVA ye buri kwezi. Ni ukuvuga ngo biroroshye cyane, aya mafaranga hari umuntu ushobora kuyacuruza mu minsi 3 bitewe n'ibintu uranguza, bitewe n'ibyo ucuruza. Bitarenze rero iminsi 15 ikurikira uko ku kwezi ugomba kuba wamaze kudekarara no kwishyura VAT. Sibyo? Kugira ngo aha birumvikana. Inshingano rero yo kumenyekanisha VAT cyangwa se TVA, utanga imenyekanisha musoro rya VAT n'itegeko. Umucuruzi utamenyekanishije VAT ahabwa ibihano biteganywa n'amategeko. Tuzabyiga mbereke amafaranga baguca iyo utakoze imenyekanisha. Ibyo usora agomba kwitegura rero mbere yo kumenyekanisha TVA. Mbere yo gutangira kumenyekanisha umusoro wo kunyongera agaciro, usora agomba kwemeza ko imashini cyangwa telefone irimo IBM ifite internet, kugira ngo amakuru ari muri IBM abashe kwihuza na systemu ya RRA. Murabizi ko hari igihe kuri bafite IBM uzesitaye muri machine atari online, ubasha gukora na internet ufite, ariko internet iziye ibyo wakoze biba bigomba kugira gute kwinjira muri server bigahura n'ibisanzwemo. So ntabwo rero wemerewe gukora imenyekanisha mu gihe imashini yawe utabanje kwishyira kuri internet umenye ngo amafaranga ugomba gusora nangahe. Kwinjiza neza amakuru yose y'ibyakozwe mu gihe ugiye kumenyekanisha binyuze ku migereka. Kwinjira muri system ya e-tax hakoreshejwe imyirondoro y'ukuri, TIN number n'ijambo banga. Kumenya neza igihe arimo kumenyekanisha TVA ukwezi cyangwa igihembwe. Kumenya icyiciro urimo, niba uri mu cyiciro cy'igihembwe cyangwa se ari icyiciro cy'ukwezi. Urugero rw'uburyo VAT ibarwa. VAT ibarwa muri ubu buryo. Tuvuga ngo ufite ibyaguzwe, ibyo waguze, purchases, kagira n'icyo purchases. Icyo gihe tubona icyo bita input VAT. Ni ukuvuga ngo tuvuge nk'urugero, iyi company yitwa Digital Tech Limited yaguze CCTV cameras, sibyo? Igiciro cya VAT, igiciro VAT itarimo, VAT iri exclusive ni 120. Ni ukuvuga ngo kamera imwe bayiguze ku 120 VAT itarimo. VAT ni 18%. Ubwo kugira ngo tubona yo wishyuriye kamera ni 120 dukubye 18%, ariho tubona 21,000 n'amafaranga 600 niyo VAT igomba kwiyongeraho. Ubwo rero input VAT ni 21,600 yo mafaranga y'umusoro watanze ugura iyi kamera imwe. Noneho ibyagurishijwe, icyo twita sales cyangwa se output VAT, uvuga ngo ya kamera waje kuyestarira company yitwa Umucyo Limited. Noneho ubwo harimo ibikorwa bibiri, hari kubagurisha iyi kamera, hari no kubagera gute, hari no gukora service yo kuyestara. Ubwo iyi kamera urayibagurisha 165. Noneho kuyestara ubace 80,000. Ubwo rero yose hamwe turafata 135 twongera 80,000 254. Aya mafaranga
tuyashyireho TVA ugiye kubishyuza, ntabwo bishyuza, ntujye kubishyuza ntabwo bishyuza aya ngaya, urashyiraho VAT. Iyo VAT rero niyo bita output VAT 18%. Urafata aya mafaranga 454 ukube 18%, ubu ni 44 n'ijana. Iyi ni VAT Umucyo Limited igomba kugira gute, igomba kwishyura, bagomba kwishyura amafaranga hiyongereho aya ngaya. Ubwo output VAT nyine nayo. So noneho formula tukoreraho VAT yo kwishyuriraho rero, VAT niba ugiye kwishyura, turafata output dukuremo input VAT. Input VAT twasanze ari 20,100. Output dusanze ari 41,100. Ubwo turafata 41,100 dukuremo 21,600, tubone ko VAT turi bwishyure kuri Rwanda Revenue Authority ari 22,500. Nuko tubara umusoro wa VAT. Dufata output tugakuramo input VAT, tukajya tubona the balance tukwiriye gusora. Ubwo rero igisubizo nuko Digital Tech Limited igomba gutanga VAT y'ibihumbi 22,500 ikabiha RRA. So uko rero tudekarara, turebe uburyo tudekarara uyu musoro wa VAT. Urafungura browser ukoresha, ushobora kuba ukoresha Safari, ushobora kuba ukoresha Chrome, ushobora kuba ukoresha Mozilla, biterwa n'iyo ikorohera. Iyo umaze rero kuyifungura uhita ushyiramo iyi link. Dushyiramo iyi link itax.rra.gov.rw. Iyi link imaze kuyishyiramo, ako kanya bahita baguha aho wuzuza TIN number. TIN number tuyuzuza aha ngaha, iba ari imibare 9. Iyo umaze kuyuzuzamo TIN number yawe, uraza hano ugashyiramo umubare w'ibanga. Yo umaze gushyiramo umubare w'ibanga, uhita ukirika hehe, hano kuri sign in. Ako kanya uhita winjira kuri uru rubuga. Iyo ugeze rero kuri uru rubuga ukora iki? Ukanda hano, ukirika hano handitse ngo tax declaration. Iyo umaze kuhakirika, ako kanya uhita ubona new declaration. Ukakirika hano kuri new declaration, ako kanya bakahita baduha tax declaration, ugakanda kuri submit. Nta kintu uhinduyeho, niba umwaka uhita wizana mu kireka. Uramutse ushaka kudekarara ibintu byo mu mwaka washize, nibwo wahindura hano handitse original, ukatubona kugisubira inyuma. Ariko umwaka uhita wizana ukirika hano kuri submit, ako kanya tukahita tuza tukabona umusoro wa VAT kuba utwanditseho. Ako kanya usanga Rwanda Revenue yarawuguteguriye, nguyu ni VAT quarterly, ntabwo ari VAT monthly cyangwa se wa buri kwezi, ahubwo ni VAT quarterly. Ukahita batwereka doka ID yayo, ngiyi. Iyi doka ID niyo nomero iranga umusoro ugiye gusora. Bitukireka hehe rero? Bitukireka hano handitse ngo enter declaration. Hano iyo hakiritse bita tubona iyi fomu tuba tugiye kuzuza. Iyi fomu rero hano hambere twandikaho cya gicuruzo nababwiye, gicuruzo ucuruje mu kwezi. Aha nicyo twuzuzaho. Aha h'umukara systeme irahiyuzuriza. Systeme yiyuzuriza ahantu. Ubwo rero twebwe turaza tukuzuza hano. Niba dufite exempted sales, ibicuruzwa bisonewe, ibyo tubyuzuza hano. Ibyo twatumije bikuzuzwa hano. Tugakomeza hasi. Total amount on invoices to public institution, fund exclusive. Aha twuzuzaho umusoro
wafatiriwe ku masoko ya leta ariko VAT itabariwemo, ubwo tugushyiraho total amount ariko VAT itabariwemo. Noneho rero hano iyo tuhavuye, niba dufite na withholding retained tuhita tuyishyiraho hano. Noneho VAT badufatiriye, dushyiraho amount y'amafaranga twagemuye ku masoko badukishyuye, hano tugashyiraho VAT badusigaraniye, withholding tax VAT. So kugira ngo rero twuzuze iyi fomu yacu, bidusaba nanone gusubira inyuma. Turasubira inyuma ku rubuga rwa iTax, tuze tubanze downloading Annexure twuzuzaho amakuru y'imigereka baba badusabye. Turaza dukirika hano kuri VAT Annexure, ibe downloaded. Ngiyi ukuntu iba imeze. Iba hano dufite shares, hano dufite purchases, VAT importation, tukaza tukajyana n'akandi kantu hano batubaza ka VAT retained. So ni izi noza eshatu batubaza ziba ziteye gutya. Izi Annexure tuba dusabwa kuzuzuza, tutazujuje ntabwo byakwemera. Iya purchases ibimeze gutya, aha dushyiramo supplier tin number, tugashyiramo supplier name, tugashyiraho niba ari ibicuruzwa baduhaye cyangwa se niba ari service badukoreye, tugashyiraho nomero ya facture ya invoice, tugashyiraho itariki byakoreweho, tugashyiraho amafaranga ariko VAT itarimo, tugashyiraho VAT y'ayo mafaranga. Aha hose rero tumaze kuhuzuza ibintu byose twakoze mu kwezi, ihita tuza nanone kuri ya VAT retained ku masoko ya leta badusigaraniye, dushyiraho nomero ya fagitire, dushyiraho itariki, tugashyiraho itariki babiduzaniye cyangwa se twakoreweho, tukajya dushyiraho invoice VAT yanganaga gute, tugashyiraho withheld amount kuri 18% yanganaga gute. Iyo tubirangije tuhita dukora validate. Iyo ukoze validate, ako kanya ibyo wakoze bihita byisavinga muri local disk C muri folder ihita yirema yitwa RRA, niho ubisanga. Ese rero ni he twakura amakuru twuzuza muri ziriya annexures twabonye? Izi annexe zacu amakuru twuzuzamo tuyakura hehe? Katurebe. Ahandi wayakura ibintu byose tuba twacuzuje cyangwa tuba twakoze. RRA niyo website iba irimo ibintu byose wakoze. Ni ukuvuga ngo ni icyumba cyangwa se ni igitabo cyandikwamo online ibintu byose uba wakoze. Ushobora kubisanga no mu bitabo by'ibarurishamari uba wagiye wandika bya buri munsi, cyangwa se ukabisanga muri My RRA nk'uko nabivuze. So My RRA uhita winjiramo ugiye muri browser yawe ugashyiramo iyi link, ushyizemo iyi link ya myrra.rra.gov.rw, ako kanya uhita ubona aho wuzuzamo tin number yawe. Iyo umaze kuyuzuzamo uhita ushyiramo umubare w'ibanga ugakora login. Iyo umubare w'ibanga wawe wawibagiwe ujya kuri forget, nzabereka uburyo ubasha gukora password reset. Hano rero tuba twinjiye muri My RRA. Aha urabona ko ari naho IBM ikorera. IBM online yawe niho iba yesitaye.
yesitaye hano, iyo ukanzeho hano uratangira uratangira ukishyura nyine ugakora fagitire cyangwa se ukareba uburyo ibintu birimo bimeze. Uwo rero umusoro tugiye kudekarara nguyu, current declaration baba bayiguhaye umusoro ugomba kudekarara. Full paid ni imisoro 50 umaze kwishyura. Uyu ni umusoro utarishyurwa umwe. Aha iby'ubukererwe, dekararasiyo zakerewe nazirimo ziri 0. Iyi misoro cyangwa se amadekararasiyo umaze kudekarara ni 25. Tax type zinyanditseho, imisoro inyanditseho ni 5, ubwoko bw'imisoro 5 bunyanditseho wowe. Aha rero urabona ko ariho hantu umenyera amakuru, umenyera ko hari dekararasiyo ufite ikeneye kudekararwa, niho umenyera yuko hari ibirarane bikubarwaho, niho umenyera buri kantu kose. Iyo dukanze rero kuri current declaration bahita batwereka uwo musoro uko umeze. Murabona ko ari VAT kotari ngiyi, doka ID yayo ngiyi, naho hano haba hameze nkaho bimeze muri e-tax, naho ushobora kuhadekararira kuko hano ubona ko baduhaye no kudownloadinga Annexure, ushobora no kubikorera hano, ariko ubwo twatangiye kubikorera muri e-tax reka tube ariho dukomereza kubikorera. So hano rero uraza hano nkuko ubibona, doka ID yayo ngiyi. Icyo tugiye gukora rero ni ugushaka amakuru, nta kindi kituzanye aha ngaha, ni ugushaka amakuru twuzuza muri Annexure zacu. Turuzuzamo amakuru yahe, turayakura he, amafaranga y'igicuruzo cyangwa se ibyo twacuruje by'ukwezi kose biba birihe cyangwa by'igihembwe cyose. Turaza hano rero kuri EBM, tujye hano hitwa Sales Report. Sales Report iyo uhakiritse bahita baguha fomu imeze gutya. Iyi fomu uraza ukuzuzamo itariki itangira icyo gihembwe, cyangwa se niba utanga VAT y'ukwezi ugashyiramo aho ukwezi kwatangiriye naho kwarangiriye. Ako kanya iyo ukirika hano kuri search, ako kanya bahita baguha amakuru y'ibyo wacuruje byose hano kuri list. Byose bahita babiguha hano kuri list. Icyo ukora rero uhita ukora hano ngo Excel download, uhita uhakirika bigahita byibika muri machine, ukaza kubifungura ugakora copy ukabipestingira muri Annexure VAT baba twa downloadinze kuri e-tax. Ukasubira nanone kuri IBM yawe ukareba nanone icyo bita purchase report, nayo ukayikirikaho. Ako kanya nayo ihita iza ugakora icyo bita Excel download, nayo ikibika muri machine, noneho ukaza kuyifungura. Ngiyi sales report zacu, ibi bintu twebwe twabashije gucuruza ni ibi ngibi muri kubona aha ngaha. Iyi nomero tin number y'umucuruzi ngiyi, izina ry'umucuruzi ni iri, itariki ni iyi, invoice number ni iyi, invoice date ngiyi, amafaranga ngaya, ntacyo twasonewe, byasonewe byari birimo. Ubwo rero tuhita dukora copy tukaza tukabishyira muri yanuza yacu. Ukaza nanone kuri purchase, hano murayibona hari purchase. Iyi nuza yacu ni sales na purchase na tax withholding tax returned. So ni imisoro 3. Ibi nabyo turabikora copy tukabishyira muri purchase VAT Annexure, tukaza tukakora n'aha ngaha. So iyo tugeze hano rero muri iyi murayibona yuko Annexure Annexure ya VAT yandi twa downloadinze ifite sales, purchases, ikaza kugira na VAT returned, ari nabyo twebwe uyu mwanya dukeneye kuzuza. Iyo tumaze kubyuzuza rero, iyo tumaze gukora Annexure zacu tuzibitse muri machine, nta kindi tugaruka ku rubuga twahoze rwa e-tax, tukaza kuzuzamo
totali ya sales kuko tuba tumaze kuyibona. Noneho iyo tumaze kuyuzuzamo nkuko muri kuyibona, hano Rwanda Revenue ihita ibara cyangwa se system ubwayo ihita ikubarira ikwereka imisoro uri busore. Hano ubona ko twujujemo local paid VAT paid local purchases, ngaya twayashyizemo, ugashyiramo n'aya ngaya, ibindi mashini ihita ibyibarira ako kanya, warangiza ukaza ugakora ugakirika kuri save, aya makuru akaba ari ibiki. Ya amaze kwibika rero turaza hano tukakora icyo bita Annexa upload. Annexa zacu twakoze tugiye kuza uploadinga zize, ukirikaho rero hano ako kanya ikahita ikubwira ngo choose file from your machine, nyine ukahita ijya kuyizana muri machine, nta kindi. Ako kanya itikuzana handi byisevinze muri local disk, ngiyi muri folder yitwa RRA, ngiyi urayibona, ukaza ukahita ukirika kuyo dushaka ariwo bita shares, ngiyi ukahita ukora open, ako kanya bituba uploaded, uhita ukwereka ko wawufungura. So nako tujya ku wundi kuko ni itatu tugomba gukora, ni purchases na VAT sibyo na sales. Iyi ngizi eshatu tugomba gukora. Wa kabiri rero naho turawuzana tukaza kuri submit, nawo ukaza. Ahangaha rero iyo tumaze kuyikora yose dukora icyo bita compare with declaration. Tugiye gukora comparison, turebe niba ibyo twujuje kuri Annexa bihuye n'ibyo twujuje kuri declaration form twakoze. Icyo gihe uraza ugakirika hano kuri compare with declaration, ako kanya tukaza tukareba ko amakuru ari hano. Aha ni kuri declaration, hano ni Annexa. Ubona ko imibare iri hano iburyo ihuye n'imibare iri hehe hano ibumoso, hari 0 na hari 0. Ubona ko ibiri hano ari nabyo biri hano, ibiri hano nibyo biri hano. Icyo gihe rero nta kindi ukora, ugomba kujya imbere ukaza hano handitse I accept, ndemeza yuko urasoma utuntu ko ibyo mvuze ari ukuri n'iki n'iki, ugatikingamo hano ukakirika, ako kanya ukahita ubona submit. Usigaje gukurika hano kuri submit, ukaba twenda kugera ku musozo wo kudekarara umusoro wa VAT. Uraza rero hano ugakirika kuri submit, ukahita ubona iyi message ivuga ngo no modifications are allowed after the submission process. Ni ukuvuga ngo ukanze OK ntabwo ubasha gusubira inyuma n'icyo bakubwiye, nta guhindura, nta gukosora bibaho, ubwo uba udekaraye birangiye. Ufite gushidikanya uraza ugakirika kuri cancel, ariko nta gushidikanya ufite ukirika hano kuri OK. Ukihakirika ukahita ubona ngo view acknowledgement receipt, cyangwa se bakakubwira ngo back to document, wisubire mu rubuga cyangwa se wishyure ujye muri process yo kwishyura ukoresheje urubuga rwa e-tax. Reka dukirike kuri mu kureba receipt, turebe receipt yacu itayidownloadinga, ako kanya tukayifungura. Receipt yacu ikaza imeze gutya, ifite docide, ngiyi imibare twishyuriraho yiba iteye gutya, niyo tujyana kuri banki cyangwa se tukishyura dukoresheje momo, ariko iyi mibare niyo twifashisha. Aha rero bahita batubwira amafaranga tugomba gusora ko ari 222,528 tax to pay. Iyi ngiyi penalty nta bihano bihari, nta n'inyungu z'ibihano zihari. Amafaranga tugomba kwishyura n'aya ngaya aba ari hasi. Ngayo nguko rero uko badekarara kandi bakanishyura
umusoro wa VAT. Ndifuza yuko niba hari ikibazo ufite cyangwa se icyo wumva watwunganira cyangwa se ukaba wifuza kwiga cyangwa amahugurwa kuri uyu musoro, watwandikira kuri iyo nomero ubundi tukagufasha. Reka rero dusoreze aha ngaha ikiganiro cyacu. Ejo tuziga undi musoro bita peye. Umusoro bita peye ukorwa ute? Mwari kumwe na Holike. Bye bye.